Shalom, karibu ku isengesho ribohora official. Uwiteka aguhe umugisha. Muraba agaciro mwese abakoze subscribe, turabashimira. Abakora share, turabashimira. Ndetse n'abakora like, Imana amahoro ibahe umugisha. Nawe waba utarayikora, karibu nawe uw'agaciro, Imana iguhe umugisha. Tuje mu mwanya mwiza wo kujya imbere y'Imana mu ijambo ry'Imana no gusenga. Turi ku itariki ya 10 kwezi kwa gatandatu. Karibu uyu munsi. Reka tubanze turari ku mwuka wera ugomba kutuyobora mu isengesho ry'uno munsi, kandi akagaruka akaduha n'ijambo rikwiye tubasha gusengeramo. Witeka Mana isumba byose, wowe waduhaye umwami Yesu Kristo ngo atubere umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, hakaba nta rindi zina ryahawe twebwe abo mu isi tugomba gukirizwamo keretse izina ryawe Yesu Kristo. Tuje imbere y'amaso yawe kano kanya, umwami w'abami, Uwiteka Nyiringabo. Mbere ya byose dusabye amaraso y'umwana w'Imana yavuye ku musaraba kweza imitima yacu, kweza ubugingo bwacu, kweza akanwa kacu, kweza ijwi ryacu, kweza ubuzima bwacu. Urubanza rw'ibyaha rusibwe kuri twe muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo. Twambare gukiranuka kw'Imana, twambare gukiranuka kubonerwa mu kwizera Yesu Kristo. Yesu nawe uzunyambare katika jina la Yesu. Mwuka wera akorere muri njye. Mwuka wera ngwino wambara ubwenge bwanje. Mwuka wera ngwino wambara umutima wanje. Mwuka wera ngwino wambara ijwi ryanjye. Mwuka wera ngwino ufata akanwa kanje. Mwuka wera ngwino utuyobore mu ijambo rikwiye ubugingo bwacu, rikwiye mu izina rya Yesu bihe turimo. Mwuka wera vayo. Urakoze kubwa mwuka wera, umwami w'abami. Reka rero umwuka wera afungura amatwi yanjye imbere abashe kumva ibitumvwa n'amatwi y'umubiri. Zina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, iby'ubwenge busanzwe bw'isi budashyikira, turasaba kugira ngo umwuka wera twagure mu bwonko no mu mitekerereze, kugira ngo dusingire ibyo ubwenge bw'isi butakwakira mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo mwuka w'ukuri ngwino tuyobore mu kuri kose, ubwami bw'Imana bwururuke ahonde, ikirere cyahonde gifatwe mpiri bugwate n'imbaraga zisumba byose. Nyirukanyemo imbaraga z'abazimu barwanya gusenga, bakarwanya n'ibisubizo byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Yewe daimoni honga ikirere cyahonde, zina rya Yesu Kristo ikirere cyahondi nyihaye Imana isumba byose, nyihaye Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi. Ubwami bw'Imana bwururuke mu kirere kino ndimo mu izina rya Yesu Kristo. Abamarayika bururuke muri iki kirere cyahondi mu izina rya Yesu. Ingabo zo mu ijuru zigote hano hantu, umuriro w'Imana uzenguruka hondi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera unkurikirana wese kano kanya, wanyumva ari mu modoka, wanyumva ari mu rugo, wanyumva ari mu nzira, aho buri muntu wese ari kano kanya herereye, uri wanyumva ari mu rugo rwe mu izina rya Yesu. Ikirere cyahari ndacirukanya namo imigirire y'abadayimoni n'imikorere imbaraga z'umwijima. Reka ikirere cya buri wese uje hano ku isengesho ribohora gifatwe n'ubwami bw'Imana, kugira ngo abo turi kumwe bose umwuka wera abayobore, umwuka wera abahe kumva, umwuka wera abahe gusobanukirwa, imbaraga z'Imana zibashe kubaganza aho baherereye hose. Urakoze mwami, ngaho reka ubwami bwabwururukire abantu bose baje hano kuri senga ubohoke. Abamarayika babazenguruke b'ijuru, babagote mu izina rya Yesu. Buri wese abashe kumva yumvishijwe n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'uri busengane natwe mu izina rya Yesu, asengane natwe atari wowe wisengera, ari umwuka wera wafashe akanwa ke n'umutima we mu izina rya Yesu n'ijwi rye, kugira ngo mwami isengesho ryacu ribashe guperforminga imbere y'Imana ihoraho. Urakoze kumva gusenga mwami Yesu, muhabwe icyubahiro nushyirwe hejuru ko dusubijwe ibyo tugusabye. Ni mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu dusenze twizeye. Amina, amina, amina. Imana iguha umugisha. Rero turi mu mwanya mwiza wo gusenga. Nijoro twaraye ku itariki 9 twaraye twigishije
tubona ukuntu ibisubizo bijya bimanuka, Uwiteka abyohereje nyirabyo, ariko bitewe n'umuntu uri gusenga ikirere asengeramo, imbaraga zigikontorora, imbaraga zikiganje, bya bisubizo bikaba byafatwa na za mbaraga zikorera muri cya kirere cya wa muntu bitewe n'aho atuye n'aho ari. Urugero rwa hafi, niba utuye muri karitsiye y'abantu bahakana umwami Yesu Kristo, y'abatizera Yesu Kristo, nuvuga ngo icyo kirere kiba kihambiriwe mu isi y'umwuka na ya myuka ya ba bandi batizera Yesu. Noneho imbaraga zihagarariye bo mu isi y'umwuka, cyangwa ibiremwa biba bihagarariye bo mu isi y'umwuka, nibyo bigaruka bikaganza cya kirere bukagitegeka. So rero igihe utuye muri icyo kirere kimeze gutyo, bigusaba imbaraga nyinshi z'amasengesho kugira ngo n'ibisubizo byawe bimanutse wisanga biborokewe muri icyo kirere cyawe utuye. Bisaba rero gusenga ubudasiba kandi usenga rya sengesho ry'intambara y'umwuka. Twabonye yuko mu mwuka hari abamarayika, ndavuga mu gice cy'Uwiteka, batafite aho bahuriye n'intambara. Abo ni abamarayika. Twatanze urugero tuvuga ni nk'uko abaturage mu gihugu bose baba badakora akazi kamwe. Hari abaturage b'abasivili tudafite aho duhuriye, tudafite ndetse na nosiyo nkeya ku kijyanye n'imbunda, ku kijyanye n'ibintu byo kurwana. Urumva rero umuturage w'umusivili igihe yumvise ahantu hari imirwano, ibisasu biki, amabombe n'ibiki, ntabwo aho hantu yapfa kuhagera, ahubwo arahunga. Ariko umusirikare nyamusirikare watojwe iby'intambara, akaba ari umwuga, igisirikare ari umwuga, kurwana ari umwuga we, ntabwo atinya kujya ku rugamba. Rero no mu mwuka hari abamarayika bashinzwe kurwana intambara z'Uwiteka, wakwita ko ari nk'ingabo z'ijuru mu ijuru. Abo bamarayika rero bakaba aribo bahabwa oda n'Uwiteka. Uwiteka akabaha oda, akababwira ati mugende mujye kurwanirira umuntu runaka, mugende mujye kurimbura aha n'aha n'aha. Urugero rwa hafi, bariya abamarayika batumwe kurimbura Sodoma n'i Gomora. Bariya bari abamarayika barwana intambara z'Uwiteka. Bariya babiri bagiye bakarimbura imijyi ibiri ari babiri, bagahabwa operasiyo, bakabwira ngo ni mugende murimbura Sodoma n'i Gomora, kuko gutaka kw'abaharega numvise kwangezeho, ariko namwe mubanze mugende mwisuzumire murebe ko ibyo baharega ari ukuri. Nuko nk'uko abamarayika bafata ibyemezo, bambara umubiri. Mu isi y'umwuka, ikiremwa cy'umwuka kigira ububasha cyo kwihindura. Mu mwuka abamarayika bafite ububasha bwo kuba baza no ku isi bakigira abantu. Ubwo byumve, baba ari abamarayika b'igice cya Satani, aribo twita bo mwijima, aribo badayimoni, nabo ubwabo bafite ububasha bwo kuba bakwihindura abantu. Ukaba wabona umuntu, umuhungu cyangwa umukobwa, ukagira ngo ni umukobwa kandi ari umumarayika w'ikuzimu wigeze umuntu. Cyangwa se ukaba wabona umuntu ukabugira ngo ni umuntu, kumbe ni marayika w'ijuru nanone wigeze umuntu. Abamarayika rero bafite ubwo bubasha bwo gukora ibyo. So noneho rero sasa navugaga ko abamarayika baje mu gihe cy'Isodoma n'i Gomora ntabwo bari abamarayika basanzwe, bari abamarayika barwana intambara. Hari icyo gisata rero cy'abamarayika b'ingabo z'Uwiteka barwana urugamba rw'Uwiteka. Uwiteka akabohereza, akabatuma. Iyo tuvuga Uwiteka, Imana isumba byose, ujye nkumve yo ntikora nk'Imana, ni umutware, ni umwami, ahubwo ituma ingabo zigakora. So nubaho rero sasa ushobora rero kuba uri gusengera mu kirere bitewe n'aho uri na karitsiye utuyemo, n'aho utuye, cyangwa n'igihugu urimo utuyemo. Bitewe rero n'abagituye, ibigirwamana basenga, Imana basenga, cyangwa se tuvuge urugero, ushobora no kuvukira muri karitsiye y'aho hantu ari y'abakonikoni, ari y'abarozi, ari abantu bahakana Imana, ari abantu babandi nawe uzi
batizera umwami Yesu Kristo bamurwanya, nuvuga ngo mw'icyo kirere cyaho ubutuye, za mbaraga z'aba bandi barwanya umwami Yesu bahakana Yesu Kristo, umenya ngo hari imbaraga zitagaragarira amaso yawe ziba zifunze icyo kirere. None muri izo mbaraga ziba zifunze icyo kirere nazo mu mikorere y'abadayimoni ntibanganya imbaraga. Harimo abo twita abakuru b'abadayimoni, no mu bamarayika harimo abitwa abamarayika bakuru. Twasomye ijambo hariya ritubwira yuko marayika wavuganaga na Danieli yaramubwiye ngo marayika wo mu batware bawe. Reka nsomere iri jambo nongere ndisubiremo kugira ngo ntarivuga uko ritari, ubundi dukomeze gusobanukirwa cyane, tutavuga iri jambo uko ritari. Ni muri Danieli igice cya 10. Twasomye muri Danieli igice cya 10. Ntabwo hari impamvu iki ni igice cya kabiri cyo gusenga, ariko tubohoza ibisubizo by'amasengesho yashubijwe ariko ntibitugerereho ku gihe. Tubohoza ibisubizo by'amasengesho yashubijwe ariko ntibitugerereho ku gihe. Danieli igice cyaho, Danieli mu gice cya 10 cya Danieli, tumve uko marayika yabwiye Danieli. Tumve uko yamubwiye ngo mu gice cya 10 n'umurongo wa 13 ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza, nyuma Mikayeli wo mu bantu bawe ngo nyamara ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza, nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bawe bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'Ubuperesi. Umva impamvu ndagira ngo nongere nsobanura aka kandi umva umwuka wera arimo arazana ubusobanuro bwako. Uyu impamvu Danieli yavuze ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Wibuke ko Danieli icyo yari yeretswe iby'intambara z'abami zizabaho, ariko uyu Danieli akaba yarabarizwaga n'ubundi ibwami, yari afite umwanya ukomeye. Umwibuke ko cyari igisonga cya 3 ku ngoma y'umwami Beluteshazari. Urumva ko yari akomeye, bitewe rero naho yarari ndetse bitewe n'ibyo yari yeretswe. Ibyo nibyo byateye umwuka wagombaga kumurwanya uwo ari we. Nuvuga ngo bitewe naho yarari, nongere mbisubiremo, bitewe naho Danieli yarari, tubonye ko Danieli yari icyegera cya 3 ngo ndetse umwami yajyaga yibwira kuba yamwegurira igihugu cyose. Urumva ko yarari ibwami. Noneho rero wibuke ko ibwami yo ngiyo muri gihugu yaratuyemo baba bambi n'abandi bose babandi bamurwanyaga bashaka bamutegera ku mana ye, bari bisonga, bari abantu bakomeye. Kuko rero bari abantu bakomeye basengaga ibigirwamana. None rero nibitewe n'ikirere bari barimo, naho Danieli yaherereye arimo aratwereka ukuntu umwami marayika yamubwiye ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi ntabwo yarwanyijwe n'umuntu woroheje. Bitewe n'amavuta ya Danieli nibyo yari yeretswe, yagombaga kurwanwa n'umutware w'Ubuperesi. Uyu mutware w'Ubuperesi rero ntabwo ari umutware ugaragara, ntabwo ari umutware wambaye umubiri n'amaraso. Uyu ni umutware watwaraga ikirere cy'Ubuperesi, ni umwuka, ni daimoni yatwaraga ikirere cy'Ubuperesi. Kuko marayika wisumba byose adashobora kubuzwa kugera aho agomba kugera n'umwana w'umuntu. Uyu si umwana w'umuntu hano Bibiliya ivuga, uyu ni umutware w'ubwami bw'Ubuperesi
utari umuntu, ahubwo wakontorolaga ikirere cy'umutware w'ubupenyo, ikirere cy'ubwami bw'ubuperesi. Ariko uwo mwuka ukaba wari umutware. Urabyumva, ni umwuka uyobora, ni umwuka utegeka gutwara, ni ukuyobora, ni umwuka uyobora, wayoboraga ikirere cy'ubuperesi. Uwo mwuka rero niwo wagerageje kugira ngo ubuze marayika wari woherejwe kuri Danyeli amuzaniye igisubizo, ngo atangira kubuza mu marayika. Twarabivuze ejo, umunsi wa mbere yarabujijwe, marayika agashaka gutambuka, ariko umutware uri mu kirere cy'ubuperesi akavuga ngo ntabwo uca ahangaha, ntabwo uri bugere kuri Danyeli. Umunsi wa kabiri bigeza ku munsi wa 24, ariko uwari uri nyiri kwakira ibisubizo ari we Danyeli ntabwo yigeze acika intege, yakomeje gusenga. Nkubwira ngo nawe ugomba gukomeza gusenga udasiba ririya sengesho ribohoza ibisubizo by'amasengesho yawe, kuko Danyeli niyo mavuta yakoreyemo. We ntiyigeze arekura isengesho. Mu mugambi we yifuzaga gusenga 21 jours akarekeraho, ariko ageze ku munsi wa 21 ntacyo arabona, arakomeza yisanga bibaye iminsi 24. Ku 24 nibwo marayika amugezeho, mwumvise icyo yamubwiye. Hano rero aravuga ngo nyuma Mikayire, uyu nyuma y'uko uyu mumarayika wazanye ibisubizo yananiwe kugera kuri nde, kuri Danyeli. Turabona ari muvuga ngo nyuma Mikayire, umwe wo mu batware bakomeye. Urumva ko no mu ijuru hari abamarayika b'abayobozi, abamarayika b'abayobozi bakomeye, nk'uko mu gihugu hari abayobozi bakomeye n'abayobozi barimo hagati no hagati. Ntabwo wafata umuyobozi minisitiri ngo umugereranye n'umuyobozi w'akarere. Urumva baratandukanye. Mu gisirikare ntiwafata generali furu genero ngo umugereranye na kapiteni. Urumva ko ubwo buyobozi baratandukanye. Noneho rero no mu mwuka niko bimeze. Niyo mpamvu no mu marayika ari kubwira Danyeli ngo nuko umwe mu batware, ngo nyuma Mikayire umwe wo mu batware. Urumva hano aramubwira ngo Mikayire, kumbe mu ijuru hari abatware, hari abamarayika batware bakomeye. Ngo marayika umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara. Hari isengesho ugomba guhamagara ukabwira Imana ngo Mana, tuma marayika ukomeye wo mu batware, bitewe n'ikirere cyahure. Ushobora kuba uri gusengera mu kirere gikomeye kugira ngo isengesho ripenye, ili maomba penye, ili ukapate mpenyo. Inakubidi nguvu ambazo hauna. Hari igihe ushobora gusenga ugasengera munsi y'ikirere kiborotse, gisaba imbaraga zikomeye kandi imbaraga udafite. Aho rero niho haba hakeneye marayika umwe wo mu batware bakomeye, akaba yatumwa kuza kugutabara. Niba marayika atabara undi marayika, wowe muntu bimeze bite? Tekereza. Hari abantu bajya bibwira ngo nzisengera. Hari igihe urwanwa n'umwuka ukurusha imbaraga, ukurusha amavuta yo kurwana, bikagusaba ko wakenera uwundi muntu ufite amavuta urenze ayo ufite. No mu mwuka hari abantu bibwira ngo mu mwuka turangana mosheri. Ntabwo mu mwuka tunganya imbaraga, ntabwo tunganya gusenga. Hari umuntu ushobora gusenga iminota 2, undi ugasanga asenze iminota 30. Hari undi ushobora gusenga isaha 1, undi agasenga amasaha 2. Hakaba hari uwundi waza agasenga amasaha 3 isengesho ritaracika, atarabura n'amagambo. Hari ushobora gusenga iminsi 100 akoresha amazi gusa ku manywa na nijoro. Hakaba utabasha no gusenga icyumweru yiriza ubusa. Ntabwo tunganya imbaraga. No mu mwuka rero urumva ko ariko bimeze.
uyu mumarayika yataza gutabarwa na marayika Mikayeli, nawe kandi uyu marayika Mikayeli aratubwiye ngo ni marayika mukuru, ni marayika umwe wo mu batware bakomeye. Marayika waje yari umumarayika w'umutware w'umuyobozi ufite amapeti ukomeye, uba mu bamarayika bakomeye cyane bahagarara imbere y'Uwiteka. Ariko marayika kugira ngo amanuka aze, byatewe na Danieli wari uri ku isi, ntiyigeze acika intege mu kirere yasengeragamo, yakomeje gutitiriza no gusenga. Biragusaba nawe kugira ngo ukomeze gutitiriza no gusenga kugira ngo ibisubizo byawe bikugereho. Biragusaba gukomeza. Umva ukuntu yaje kumubwira ngo nuko none nzanywe no kugusobanurira, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gishize kera. Reka rero nkubwire nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, urumva ibyizi ntambara zibera mu isi y'umwuka, mu kirere cy'umwuka, aho amaso yawe batabona, bamarayika b'umwijima bakitambika, babandi bahabwa gutegeka ikirere runaka, bagatangira guhangana na marayika w'Uwiteka ubuzanye ibisubizo. Urasengera munsi y'ikirere cy'imbaraga z'amajini, urasengera munsi y'ikirere cy'imbaraga z'abaterekera n'ababandwa bakaraguza, urasengera mu kirere cy'ahantu huzuye amaroji n'ibikorwa bibi cyane bitandukanye. Ndagira ngo nguhumure wumve karitsiye utuyemo, wumva ahantu uri, kuko ahantu utuye n'aho uri hashobora gutuma igisubizo cyawe cyihutishwa kukugeraho cyangwa gitinda, bitewe n'umwete n'ishyaka ukoresha ryo gusenga. Ikindi kandi, n'ahantu uvuka hashobora kuba haba intandaro yo guhura n'urugamba rukomeye cyangwa n'urugamba rworoshye, bitewe n'ahantu uvuka n'aho uri. None rero sasa ni ngombwa gusobanukirwa intambara zawe n'inkomoko yazo, kandi wamara gusobanukirwa intambara urwana n'inkomoko yazo, ntibihagije, ukeneye kwambara imbaraga zo gukomeza gusenga udafite gucogora paka ugeze ku gisubizo. Umvira ijambo hano, Abakolosayo 4:2 n'umurongo mugufi cyane, handitswe ngo mukomeze gusenga muba maso mushima. Mukomeze mugire gute yemwe? Ngo mukomeze gusenga muba maso mushima. Ntabwo gusenga bigarukira mu gusenga ngo wumve ko wasenze bihagije, biranagusaba kuba maso. Nusenga ntube maso, bya bindi wabohoje Satani yongera bihambire, ntumenye ko yabihambiriye nanone. Bya bindi wabohoje wafashe mu mwuka, niba utabaye maso azongera ze abifate, ntumenye ko yabifashe. Nugusenga ngo kandi ukaba maso. Abakolosayo 4:2 ni kwavuze ngo musenge kandi mukomeze gusenga mube maso. Abakolosayo 4:2 mukomeze gusenga muba maso mushima. Komeza ubohoza, komeza ufata umugisha, komeza ubohoza ibisubizo by'amasengesho yawe, komeza ubohoza bya bisubizo by'amasengesho wasengeye mu butayu, wasengeye mu buvumo, wasengeye mu misozi, wasengeye mu kirambe, wasengeye mu cyumba cy'amasengesho, na yandi twagusengeye igihe runaka, waje ugahura natwe tukagusengera. Ibyo bisubizo byayo ubiboze, ngo ariko muri uko gukomeza gusenga unasenga ube maso. Ntabwo ari ugusenga kumva ko byarangiye, wowe utegetswe no kuba maso, kuko za mbaraga ntiziba zishaka kugira ngo niba tubona izi mbaraga zitangira marayika uzanye ibisubizo, sembuse wowe mwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso, mworoshya urugamba rutari urwo koroshywa, mworoshya intambara itari yo koroshywa. Niyo mpamvu iyo umuntu usenganye n'umuntu, bamwe muri mwebwe mudaha agaciro wa mwanya muba mwafatanye n'umuntu mwasenganye, ni ukubera ko mudashishurirwa ngo mumenye imbaraga
muba muhanganye nazo izarizo, wamaze kumenya imbaraga uhangana nazo uzarizo n'ubushobozi zifite, wajya uha agaciro umuntu wagufashije gusenga. Urumva rero niba imbaraga runaka tubonye no mutware iyi myuka y'ubutware bw'ubuperesi yarabashije gutangira marayika nawe agakenera ubufasha, marayika agakenera ubutabazi. Hari urinde wowe utakenera ubufasha, urinde utakenera ubutabazi. Hari abantu bajya bibeshya ngo bakibwira ngo imbere y'Imana ngo urugi umwenda rutamutsemo kabiri ngo twese twigerere. Yes, nibyo, waratamutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Ariko noneho muri iki gice cy'intambara z'umwuka hari igihe ukenera ufite amavuta ari hejuru yiwawe. Hari igihe ukenera wa muntu wamaze kubaka imitsi yo mu mwuka. Nk'uko ubona mu mubiri tutanganye ibigango, kabiri ntitunganye n'imbaraga z'umubiri, no mu mwuka ntitujya tungana, ntibikunda, ntitunganye imbaraga. So noneho rero sasa uyu marayika yarabizi, byabaye ngombwa ko ijuru ribibona, rirabyitegereza ngo reka twohereze support. Bohereza support ivuye mu ijuru, hoherezwa marayika ukomeye wo mu bakuru. Ntabwo ari marayika nanone woroheje, ni marayika ukomeye ariko wo mu bakuru. Nuvuga ngo hoherezwa abamarayika, umumarayika ukomeye uri hejuru y'abandi, ni mukuru ariko hoherezwa uwo ukomeye wo mu bakuru. Imana ikoherereze marayika ukomeye wo mu bakuru, igisubizo cyawe kikugerereho igihe, maze umwuka wose ukorera mu kirere cyawe watangiriye abamarayika b'ibisubizo ku buzima bwawe, uwo mwuka urekure mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwuka ukubise mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka watangiriye abantu bagomba kukubera igisubizo. Hari igihe biba ngombwa ko marayika ahinduka umuntu akaba ari uzana igisubizo, ukaba wabona umuntu ariko ari marayika. Hari igihe waba uje hano kugira ngo wumve ibi ariko ndi marayika wawe. Hari igihe waba uri kumva ibi bintu ndi marayika wawe wagutumweho, ndi marayika wawe wakutumweho. Umaze igihe kirekire uhora wumva ibintu bitandukanye, ariko ukajya ukasanga uguye kuri iyi cano ukaba urimo urumva ibi, menya ngo ndi marayika wawe ugutumweho. Wari urimo urasacinga witambukira ukagwa kuri iki kigisho, ukagwa kuri iri sengesho, ndi marayika wawe ugutumweho. Nuko Imana ikora, sobanukirwa imikorere y'Imana. So rero tugiye gusenga muri aka kanya mu izina ry'Yesu. Ijambo riravuze ngo mukomeze gusenga buri munsi, niko rivuze ngo mukomeze gusenga muba maso. Nta gushiramo tamoro, nta pose. Irabwirwa ngo komeza gusenga, ariko kabiri ukanuye ku maso. Kanura ku maso. Aya maso arimo aravuga ugomba gukanura, ntabwo ari amaso yangaya y'inyama, n'ay'umutima, n'ayo mu bitekerezo, n'ay'umuntu w'umwuka we w'imbere niyo asabwa guhora kanuye, ugahora uri maso. Warota ukavuga ati izi nzozi zaba ari iz'ubujura, ari nibwe simbimenye, ari iz'ibitero, ukaba maso ugasenga. Reka rero dusoreze muri uyu murongo, hanyuma twinjire mu mavuta meza yo gusenga. Turasoreza muri uyu murongo tubona Yakobo 5:16 handitse ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Abakolosayi 4:2 havuze ngo mukomeze gusenga kandi muba maso. Abakolosayi 4:2 niko atubwiye ngo mukomeze gusenga kandi muba maso. Yakobo 5:16 ho aratubwiye ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane ngo kugira ngo mukizwe, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi
iyo asenganye umwete. Kumbe ya masengesho agomba kukugezaho igisubizo ni amasengesho usengana umwete. Ntabwo ari isengesho usenga urisenganya ubunebwe n'ubute. Ntabwo ari rya sengesho usenga usinzira. Ntabwo ari rya sengesho usenga uri mu mashuka. Ntabwo ari rya sengesho usenga uhunikira. Ntabwo ari rya sengesho usenga wipfunyapfunye. Ntabwo ari rya sengesho usenga n'ubunebwe. Mwami Yesu ngirira neza. No, ntabwo ari iryo sengesho. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ni ugusengana umwete ukavuga wumva ko ari icyo uri kuvuga mu misengere yo kurwana no kubohoza. Ntabwo dusenga ngo Mwami Yesu ndabohoza ibyanjye, ndabohoza ibyo Satani yafashe. No, usengana umwete ukavuga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndabohoza ibisubizo by'amasengesho yanjye. Mwuka wose ufashe ibisubizo by'amasengesho yanjye ndawusenya. Hari abantu bambwira ngo ndihuta mu gusenga. Yego, sengana umwete tugendane mu isengesho. Ndagusiga nkande. Ijambo riravuga ngo niba usizwe n'abagenda n'amaguru, abazaza bari kwifarashi bizagenda gute? Ongera umuvuduko tugendane. Va mu bute, va mu bunebwe, hanyuma twinjire mu mwuka. Tubuye tugiye kujya mu mwuka. Indege igiye kuguruka mu isi y'umwuka. Tugiye gucengera. N'ubundi tugiye gukora isengesho ribohoza ku munsi wa wundi ukurikiye kuri tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu, ku gika cya kabiri cyo kubohoza ibisubizo by'amasengesho. Ibisubizo by'amasengesho byafatiwe mu kirere cyaho utuye. Ibyafatiwe mu kirere cyaho ukorera. Hahandi ukorera nawe urabizi mu kazi kawe ukora. Ukorana n'abasatani, ukorana n'abantu bapinga Imana, barwanya iby'Imana, bicara bavuga ibintu bidafite shinge na rugero. Menya ngo uwo mwuka w'abo bantu ubu bakoresha ibyo, ubu utuma bavuga ibyo, ni nawe uborotse cya kirere. Uzahamagare ibisubizo biza bitangirwe na wa mwuka uri muri abo bantu. Niba uri mu kirere cy'abaterekera bakabandwa bakaraguza, ukaba uri mu kirere abarwanya Yesu Kristo, abakana Imana nyakuri, za mbaraga zahuye zikorera muri icyo kirere zikaba ziri no muri abo bantu barwanya iyo Mana nyakuri. Menya ngo izo mbaraga nizo zigose ikirere cyahuri. Nubu umunyantege nke ntusengana ishyaka, ntusengana umwete, bya bisubizo bizaza bifatwe n'izo mbaraga ziri mu kirere cyahuri. Urashaba gukomeza gusenga ukaba maso, ariko kabiri ugasengana umwete, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro nabwo yasenganye umwete. Ubwo rero niyo mpamvu tugiye gutangira gusenga. Turatangira n'ubundi twatura mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo mwaturirane kugira ngo mukizwe. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, sabye imbabazi z'ibyaha byanjye, ibyo nakoze byose kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Ibyo nakoze byose, ibyo nakoreye mu bitekerezo, ndabyaturiye imbere yawe Mwami, byaturiye imbere yawe Mana ihoraho. Zina rya Yesu Kristo, mbabarira kubeshya, mbabarira umujinya, mbabarira uburakari, mbabarira amahane, mbabarira urwango, mbabarira ishyari, mbabarira uburyarya, mbabarira intege nke, mbabarira amaganya, mbabarira gusuza umutima, mbabarira gucika intege, mbabarira gucogora, mbabarira gushidikanya, mbabarira gusambana, mbabarira gusambana, mbabarira Mwami, gusambana ko mu bitekerezo, gusambana ko mu bikorwa, gusambana kw'amaso, bisabiye imbabazi. Mpamagaye amaraso yawe yuhagira umutima wanjye, yuhagira ubugingo bwanjye. Buri cyaha cyose nakoze, amaraso Yesu Kristo acinkureho, urubanza rwacyo rushireho. Zina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe Yesu Kristo, amaraso yawe
niyuhagire imyumvire yanjye, yuhagire imitekerereze yanjye, yuhagire umutimanama wanjye, yuhagire ubushake bwanjye. Yesu Kristo, reka weze akanwa kanjye n'ururimi rwanjye, maraso yawe yeze amaso yanjye, yeze ibirenge byanjye, yeze amatwi yanjye, yeze isura yanjye. Njyewe umwuka Yesu Kristo, nyambika dore nambaye ubusa, nyambika mwami nambaye ubusa, kugira ngo mukiza n'umucunguzi ntakorwa n'isoni. Ambika isoni z'ubwambure bwanjye, nambariye ubusa imbere yawe. Nyambika kano kanya kubw'imbabazi zawe Yesu Kristo. Ngwino unyambare zina rya Yesu Kristo, ngwino unyambare Yesu Kristo, kubw'ubuntu bwawe, kubw'amaraso yawe wavuye, kubw'urupfu rwawe rwapfuye rw'agashinyaguro zira ibyaha byanjye. Nemerera kano kanya ibyaha byose bindiho bitwikirwe, bihanagurwe imbere y'amaso yawe. Zina rya Yesu Kristo, bihanagurwe imbere y'intebe birenge by'Imana. Zina rya Yesu Kristo, bihanagurwe mu ijuru, bihanagurwe mu isi. Zina rya Yesu Kristo, ibyari ibirego Satana ndega biteshwa agaciro. Zina rya Yesu Kristo, handitswe ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ese ni Imana kandi ariyo ariyo izitsindishiriza. Ese ni umwami Yesu Kristo kandi ari wazipfiriye akazitangira. Ijambo ryarivuga yuko ntawe uzarega intore z'Imana. Aka kanya mwami Yesu Kristo, nezera ko ndi intore y'Imana ihoraho, yatowe nawe Yesu Kristo. Niyo mpamvu nakumenye, niyo mpamvu nkwizeye. Muri aya masaha ndagushimiye yuko unyejeje unkureho urubanza, nkuyeho ibyaha, nkwiyeho ibicumuro. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi. Yesu Kristo, maze gusobanukirwa ko iyo dusenze udusubiza, kandi maze igihe sengeye ibintu bitandukanye imbere y'amaso yawe. Uwiteka, sinshidikanya kutansubije kubyo nakuganyiye, kubyo nagutakiye. Aka kanya ibisubizo by'ibyo nasengeye aho biherereye, Uwiteka tegeka bingereho. Zina rya Yesu Kristo, bisubizo by'amasengesho nasenze yose, ayo nasengeye mu butayu, ayo nasengeye, ibyo nasengeye niyirije ubusa, ibyo nasengeye ni wanje ndi mu rusengero, ibyo nasengewe n'abakozi bawe bagiriye umutwaro. Zina rya Yesu Kristo, bisubizo byabyo bikoherezwa Satana akabitangira. Imyuka ikorera kirere cyaho ntuye ikatangira bisubizo by'amasengesho yanjye. Umunsi wa none ndatura ngo zimbaraga zirekure ibisubizo byanjye, zibise ibisubizo byanjye. Zina rya Yesu Kristo, yewe wa mwuka we ukorera mu kirere cyaho ntuye, watangiriye ubuzi ibisubizo byanjye kugaragara mu buryo bw'umubiri. Je wa mwuka we ubuzi ibisubizo byanjye kuboneka mu buryo bw'umubiri. Vimbere mu izina rya Yesu Kristo, va mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo, va mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutegeka, ijambo rivuga yuko zina rya Yesu Kristo nahawe ubutware, nahawe ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kintwara rwose. Mpagaze muri iri jambo handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintwara, kandi ururimi ruzampagurukira kumburanya nzarutsinda. Zina rya Yesu Kristo, handitswe ngo mwegere Imana izabegera, turwanye Satani azaduhunga. Mpagaze muri byanditswe byera, izina rya Yesu Kristo, ndirukana ndarwanya nivuye inyuma umwuka wose utangira ibisubizo by'amasengesho yanjye. Zina rya Yesu Kristo, yewe wa mwuka we watangiriye abantu b'umugisha kuri ngewe ukabakumira, ukabekumira, baba ari abampesha umugisha mu mwuka, baba ari abampesha umugisha mu bifatika, abo wakumiriye ndabagaruza, ndababohoza, babise bangereho. Zina rya Yesu Kristo, babise bangereho. Zina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka, babise bangereho. Zina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka, wanyitangiye
ku musaraba igorogota akishyiraho intimba zanjye n'imibabaro yanjye yose. Izina rya Yesu Kristo, wemeye kubambwa ngo mbamburwe, wemeye gukena ngo nkenurwe no gukena kwe. Izina rya Yesu Kristo, mumbise mu izina rya Yesu, mbise mwamyuka mimwe, nakira umugisha wanjye, nakira ibisubizo byanjye. Uwiteka, ndi imbere yawe, tuma marayika wo mu bakuru bakomeye mu ijuru ryawe, mwohereze aho ntareba, mu maso yo mu mwuka. Izina rya Yesu Kristo, mu kirere cy'umwuka habera intambara zonge ntabona, zonge ntarinzi ko ziba ziri mu kirere cyanjye. Marayika wawe yohereza ukomeye, marayika wawe w'inkota, marayika wawe w'umuriro, marayika wawe w'inkuba akubita atababarira umwuka wose wari warafatiriye ibisubizo by'amasengesho yanjye. Izina rya Yesu Kristo, yewe mwuka we wafatiriye ubutunzi bwanjye, rekura ubutunzi bwanjye bunjireho kujya mu izina rya Yesu Kristo. Rekura igishoro cyanjye cinjireho kujya mu izina rya Yesu Kristo. Rekura akazi kanjye kangereho kujya mu izina rya Yesu Kristo. Tsinda urupfu n'ikuzimu. Rekura ubucuruzi bwanjye, rekura ubucuruzi bwanjye buzamuka mu izina rya Yesu Kristo. Rekura amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ishaba ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ingendo zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura umuhamagaro wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura amavuta Uwiteka yansutseho akore mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, rekura ibyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ibyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura amasezerano yanjye asorerezwa ku gihe. Rekura amasezerano yanjye wadindije, udindiza amasezerano yanjye ukaba warayaterereje. Funga mu izina rya Yesu Kristo. Tsindwa imbere yanjye, tsindwa mu kirere cyanjye. Izina rya Yesu Kristo, uri umwuka w'umuntu. Izina rya Yesu Kristo, uhagaze mu kirere cyanjye, urwanya ibisubizo by'amasengesho yanjye, uhora urekereje ushakisha igisubizo kigiye kuza ukakiburizamo. Vumwa wa mwuka we, tsindwa mu izina rya Yesu. Va mu kirere cyanjye, va mu kirere cyanjye. Izina rya Yesu Kristo, mbisa mpabwa umugisha. Izina rya Yesu Kristo, mbisa ntera intambwe. Izina rya Yesu Kristo, mbisa njye imbere. Izina rya Yesu Kristo, wowe urwana unsubiza inyuma, unsubiza hasi. Pfa kwa jina la Yesu, pfa kwa jina la Yesu, pfa kwa jina la Yesu. Wapfuye akazuka, yewe wa mwuka we uhora urwana no kumeza hasi, no kumeza mu mwanya umwe. Izina rya Yesu Kristo, tsindwa mu izina rya Yesu, tsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, honga mu izina rya Yesu. Bisa imigisha yanjye, bisa imodoka yanjye injerereho ku gihe. Izina rya Yesu Kristo, bisa imodoka yanjye injerereho ku gihe. Izina rya Yesu Kristo, rekura inzira zose zigomba gucishwamo imodoka data yansezeranyije. Izina rya Yesu Kristo, rekura inzira zose zigomba kunyuzwamo inzu data nsezeranyije. Izina rya Yesu Kristo, rekura inzira zose zigomba gucishwamo mariage mfite isezerano n'Imana ihoraho. Izina rya Yesu Kristo, rekura amaduka yanjye, rekura inganda zanjye, rekura ibyanjye byose. Wa jina la Yesu Kristo, wa jina la Yesu Kristo, inzira zose unyuramo undindiza, utangira ibisubizo. Uyu munsi ntabyo ugitangiriye, munsi ntabyo ugitangiriye. Bingezo mu izina rya Yesu Kristo, bingezo mu izina rya Yesu Kristo, bingezo mu izina rya Yesu Kristo. Mbonye Imana mu izina rya Yesu, mbonye isumba byose mu izina rya Yesu Kristo. Niboneye mu bikorwa ibyari biri mu isi itaboneka, byari byatangiriwe mu isi itaboneka, kugira ngo mwami ntabibona mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi biraje, izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi biraje, izina rya Yesu Kristo. Ibyo ntaboneshaga amaso yanjye kandi nari mbikeneye kubibona, ndabibonye. Izina rya Yesu Kristo, ibyo nari nkeneye mu izina rya Yesu Kristo bifatika, biboherewe, bizirikiwe mu isi itaboneka, biraje mu izina rya Yesu Kristo. Biraje kano kanya, biraje kano kanya. Izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka, urakoze mwami kuntabaye, urakoze Yesu kundengeye, urakoze Yesu Kristo kundwaniriye, urakoze Yesu Kristo kunyibutse. Amashimwe n'icyubahiro bibi byahiye byose bidashira mu izina rya Yesu Kristo wambwe gapfa kazuka. Amen, 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 amen. Wowe tumaze gusenga wizere muri iri sengesho, rimwe mu mabanga aporovoka ibisubizo bikaza mu buryo bw'umubiri ni ituro. Ubaye wizeye ko dusenganye nawe tukaba tubohoje ibisubizo byose wumvise twatuye, ubitangira ituro, uhite wohereza ituro kuri iki gicaniro.
ndavuga ubyizeye. Ibi bigendana no kwizera, ntabwo bikorwa na n'importe qui, ntabwo bikorwa na buri muntu wese, bikorwa n'umuntu ufite umutima wizeye, bikorwa n'umuntu uzi cyakoze, bikorwa n'umuntu uzi amagambo avuze, udashidikanya ku cyavuze, udasidikanya ku cyo kwisengesha asenze. Iyo wizeye udashidikanya ku usenze bigacamo, hita ubitangira ituro. Imana iguhe umugisha. Nimero washyiraho iryo turo urayibona muri screen. Uwiteka kugirire neza. Ariko nongere mbisubiremo, ntabwo bikorwa na buri muntu wese. Ubaye utabyizeye ubyihorere, ubaye utazi ibyo uri mu byihorere. Ituro ritangwa n'umuntu wamaze uzi cyakora, uzi misi yakoze. Niba rero wizeye ko ibisubizo byawe tubibohoje, uyoboye nka kugaidinga mu isengesho ribohora ibyo bisubizo, kuri turo kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana ikomeze kukwagura, Imana ikomeze kugirira neza. Nahejo mugire ibihe byiza. Nakagaruka ku isengesho ribohora official, nakagaruka kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka akwiyereke mu izina rya Yesu, agutunguze ineza ye. Marayika ukomeye, wa wundi wo mu batware bakomeye, amanuke aho uri mu izina rya Yesu, amanuke aho ndi. Ndatura ngo marayika ukomeye wo mu batware bakomeye, izina rya Yesu, uhagarara imbere y'Uwiteka uyu munsi cy'imweru kitarashira. N'uyu munsi uyu mumarayika ukomeye wo mu batware bakomeye aza hondi, afungura inzira zari zafunzwe n'umukonikoni, zari zafunzwe n'umurozi, zari zafunzwe n'uwigize Imana atari Imana, ari umwana w'umuntu ukorana n'imyuka mibi, ari umwana w'umuntu ukorana n'amashitani yaciriyeho iteka. Zina rya Yesu, ndatura ngo marayika w'Uwiteka ntusubireyo utakubise hasi wari watangiriye ibisubizo by'amasengesho maze igihe kirekire. Tsenga zina rya Yesu, ibyo nasengeye aba bantu kuri iki gicaniro, abo nasengeye kuri iki gicaniro bakizera, bandi bagatanga turo ryabo, ndatura ngo marayika w'Uwiteka wamanuke akubite buri wese witambitse ku muntu wese watanze ituro mu izina rya Yesu. Kuri iki gicaniro sengeye buri muntu wese watanze ituro kuri iki gicaniro, watanze 1,000, utanze 5, utanze 10, zina rya Yesu, mu cyiciro cyose yagiye atangiramo. Ndatura kugira ngo marayika y'Isumba byose amwiyereke, amwigaragarize. Wari ukeneye akazi kakabone mu izina rya Yesu, wari ukeneye urushako arubone mu izina rya Yesu, wari ukeneye igishoro akibone mu izina rya Yesu. Ndatura ku muntu wari ukeneye igishoro akibone mu izina rya Yesu. Ndatura ku muntu wari ukeneye urushako, ukeneye mariage be mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, wari warazinzwe, kazingwa n'amagini, kazingwa n'imizimu, kazingwa n'imyuka mibi. Yemwe mwa mizimu, murekuri no mariage, murekuri no mukobwa yubake katika jina wapfuye akazuka. Ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo buri mwuka wose warwanyaga umuntu wese watanze ituro kuri iki gicaniro katika Yesu, so mbaraga ndazifata mpiri, ndaziboha nkubise hasi katika jina. Ndatura ngo buri wese wagiye utanga ituro rye kuri iki gicaniro n'umutima ubikunze atabihaswe katika Yesu, mwuka wera bimwemeje ahabwa umugisha, amateka yahinduke. Ni mu izina ry'Umwami gapfa kazuka dusabye twizeye, amen, amen, amen. Imana igumugisha, akira iyo migisha yose mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, amen, amen. Nakagaruka, Imana ikugirire neza. Wari utarakanda subscribe ntugende utayikoze, cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Mugire ibihe byiza, turi kumwe, turabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe.